inteko rusange yari yo kugaragaza ibyo umuryango wagezeho mu mwaka wa 2025-2026 ndetse n'ibyo guteganya kugeraho mu mwaka wa 2026-2027. Umuyobozi mukuru w'umuryango FPR Inkotanyi mu karere ka Karongi Bwana Habimana Emmanuel yavuze ko nubwo ari byagezweho ariko hari n'ibindi biteganyijwe. Ibyo twari twiyemeje mu mwaka washize twabigezeho ku kigereranyo kirenze 85% muri rusange, kuko hari ibyo twabashaga kugeraho ko twabiteganyije, hari n'ibyo tutagezeho neza, ariko byose turi ku gipimo gishimishije. Turavuga inama, turavuga gufatanya n'ubuyobozi buriho ndetse no gutanga icyerekezo mu iterambere ry'ubukungu, mu burezi n'ibindi bikorwa bitandukanye. Muri uyu mwaka rero turateganya ko tuzongera nanone gushyiramo imbaraga zo gukangura abanyamuryango kugera ku rwego rw'umudugudu kugira ngo babashe gushyira mu bikorwa manifesto y'umuryango, kuko ariho abanyamuryango baherereye. Noneho tukaba twizera ko tuzamanuka tubegera n'imyanzuro duvanye muri iyi nteko bizatuma icyerekezo umutoza w'ikirenga yatugejejeho kandi adusaba kigera ku ntego neza, mu bufatanye birumvikana n'inzego zose. Intumwa y'ubunyamabanga bukuru bw'umuryango FPR Inkotanyi Honorable Ndereremungu Joseph yasabye abanyamuryango bitabiriye iyi nteko rusange gushyira hamwe bakubaka akarere ka Karongi nk'uko babyifuza. Mushaka ibisubizo umunsi ku wundi, ubuyobozi nicyo buberaho, haba meya, haba visi meya, haba gitifu, bafatikanyije n'inzego z'umuryango FPR Inkotanyi. Ahacurirwa byose tugirira umumaro, ni mufatanye Karongi yanyu muyigire uko mushaka, uko muyifuza. Ubundi Imana ari mu Rwanda ikomeze ibatize ukuboko, ikomeze mu bitekerezo byanyu, ikomeze ibungure namwe mwiyungure, ubundi tuzubake Karongi idagiye kandi twifuza kubamo. Ku ruhande rw'abaturage baganiriye na Radio Isangano bavuga ko iterambere ryabagezeho. Mbere umuhinzi yabonaga amafaranga 15 ku kilo, ariko ubu ngubu nk'iwacu nitwe dufite igiciro cya mbere. Umuhinzi ari gucyura amafaranga agera kuri 430 ku kilo cy'icyayi kibisi. Nihereyeho nk'ubu ngubu nanjye ndi mu bantu bashobora kuba baratejejwe imbere binyuze mu marushanwa ya Youth Connect 2025. Nabashije kuba napasinga ku rwego rw'intara. Ubu ngubu nanjye ndi mu bantu baba bariteje imbere mu gice cy'urubyiruko. Banyigishije gukora ubuhinzi, mpitamo ubuhinzi bw'ikawa, ngerageza gutera ikawa kandi ziramfasha. Abana banjye bariga amashuri abanza, biga yisumbuye, biga na kaminuza kubera ikawa. Byaramfashije rero, narubatse ndi ahantu heza, ni ukuvuga ngo merewe neza muri rusange, ntabwo nkennye kubera umuryango wamfashije. Ni ukuvuga ngo ibikorwa bya PF Inkotanyi ikora ni ibikorwa byiza kuko bigeza umuturage ku iterambere. Urebye mu minsi ishize aho umuturage yari ahagaze, n'ubu ngubu ahagaze, ubona yuko RPF Inkotanyi ishyizemo imbaraga kuzamura umuturage. Umuryango wa FPR Inkotanyi ikintu ufasha umuturage ni ukuvuga ngo mu buryo bw'umuturage cyane FPR Inkotanyi ikintu cya mbere naheraho, dufite umutekano. Iyo ufite umutekano ibintu byose ufite ubuzima bwiza. Hari hasi ku muturage uri hari hasi, tubona uburezi, cyo nicyo naheraho, bikagera hasi no kuri wa muturage ubasha kubona ubushobozi. Mu bushobozi afite umwana abasha kwiga neza. Ku bijyanye n'ubuzima mu kwivuza, dufite ibitaro bitwegereye kandi biradufasha cyane. Byose tubikesha FPR Inkotanyi kuko byose nibasha kubidusangiza kandi kabitugezaho. Umuryango FPR Inkotanyi mu karere ka Karongi mu nteko rusange wavuze ko ibyari byemejwe kugerwaho byagezweho 86% mu bice bitandukanye, birimo imiyoborere myiza, imibereho myiza, ubukungu, ubutabera n'ibindi. Jean Harerimana ku bwa Radio Isangano mu karere ka Karongi.